안녕하세요. 저는 반대의 데보라, 미리엄, 해리엣입니다. 저희가 찬양할 수 있고 들어있도록 기도와 구원을 보내주셔서 감사합니다. 무수라라디에 누이랑 무타요 되니네 낮에 꿈이냐 거리디에 숭함이 나의 사랑은 이제 이렇게 앉았으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwe mudukurikira muri mu nce zigiye zitandukanye abatwumva bari mu majyepfo y'u Rwanda uburasirazuba urengerazuba ndetse no mu majyaruguru abari mu mujyi wa Kigali namwe tubateye yambu cyane ngende KB Mix nkuko bisanzwe iyi ni Kabu Nation. Mu kiganiro tuba turi kumwe n'abantu batandukanye tugenda twamamariza ibikorwa byabo kenshi tuba turi kumwe na Claude Phonetech mumaze kubimenyera ugufitiye amatelefone y'ubwoko bwose agukorera telefone mu buryo butandukanye. Claude Phonetech akaba agufitiye ibikoresho bya Star Times ndetse n'amaradio Bluetooth ndetse n'ama offers atandukanye yagufunguriye na branch muri convention cyangwa se muri Korodoro aho ngaho mujyi wa Nyakarambi neza neza. Kuri kamera rero turi kumwe n'abakobwa batatu babahanga byo ndaje mu kiganiro kandi turi kumwe na Kirehe Sun City Motel igufitiye amacumbi ndetse na breakfast ya mu gitondo bakaba bagufitiye ndetse no kuba bagukorera uburyo butandukanye bw'ibyo wakifuza ari gukoresha amakomande inkoko ibumbye ndetse n'amafiriti amafu yaho yo ni ntugasaze aho ngaho ni muri Kirehe Sun City Motel ni Nyakarambi neza ku muhanda ujya Rusumo ndetse uva Rusumo nabwo urahagera ni hafi aho ngaho bahiranga bundi cyiza ntago umuntu yirirwa kivuga byinshi. Murakaza neza rero kuri kamera za Kabu Nation. Muvuga gake bambe akomana mwongereho twumve amahoro y'Imana bane nawe. murakoze cyane. Wow, reka duhere hagati uratangira utwibwira hanyuma dukomeze. murakoze nitwa Miriam ndabasuhuje. Yitwa Miriam muraza kwegereza kamikro haruguru gato. Aha. Murakoze, nitwa Irakoze Deborah, ndabasuhuje. Irakoze Deborah, ha twakomeje. murakoze cyane nitwa Kimana Riette. Ariko ubanza ari wowe umuntu uvuga gake muri team yose. nitwa Kimana Riette. Imana ibamugisha. Mana iduha umugisha. Ngira ngo rero mwe mudukurikira muri mu nce zigiye zitandukanye murumva ko uri gusoza ashyiraho Imana. Ibyo ngibyo birahita biduha ko ari abaririmbyi babahanga cyane muri gospel cyangwa se mu njyana y'indirimbo ziramya ndetse n'izihimbaza Imana. Aba batatu muri kumbona kumwe nabo bari mu irushanwa ryitwa I Am Song riri kubera mu gihugu cya Korea, bakaba baratsinze ibihugu bigera muri 90 byose by'isi, bakaba basigayemo ari abantu ari ibihugu 10 gusa cyangwa se ari abantu 10 ku isi yose. Urumva aba bantu barakomeye cyane, ariko tutarajya kure murakaza neza nanone. Aha Harriet, ngaho tubwire nuko mutangiye urugendo kuri wowe byaje bite, ni gute wiyumvishemo impano yo kuririmba? Navuga ko natangiye kera nkiri mutoya nakundaga kuririmba, naje gukomeza mpura na bagenzi banjye tujya muri ayo marushanwa aho kuririmba byo byatangiye kera nkiri mutoya tubikomereza mu mashuri nyine aho tuje gushinga iyi groupe yacu. Iyi ni groupe ntago ari umuntu ku giti cye? Ni groupe yitwa Morio Group. Bishatse kuvuga iki? Natubwiye Morio Group ubundi impamvu twahisemo iri zina
Moriyo ubundi ni umusozi. Ni umusozi niho Aburahamu yagiye gutambira Isaka. Rero twabonye ukuntu Imana yahakoreye ibitangaza, natwe twumva ko groupe yacu twayita Moriyo Group. Murakoze cyane. Moriyo Group igizwe na Deborah, Miriam ndetse na Harriet. Wow, muba muri ahagana he ubusanzwe? Murakoze, dukorera hariya. Ubundi dukunda guhura hariya kuri Assemblée. Assemblée hariya Nyakarambi, niho dukunda guhurira kugira ngo dukomeze gukora practice zacu kandi neza, niho watwobera guhurira. Ariko se tutaravuga byinshi mwampaye ko muri kunkumbuza kumva amajwi yanyu, ndetse n'abadukurikiye nabo bari kwibaza ubundi abo bantu ubuhanga bwabo buhishingiye kuki. Mushyireho twombe. Umusura radiye duhira mu butayu jyenyine, naje kumenya ko ari igihe cy'umwami, ntacyo mishe naburaga imbaraga, iminwa yanjye izaririmba Jehova Jireh. Wow, ziko nari natwawe neza muriyandikira? Reka twumve urugendo rwa Deborah mu muziki rwaje rute, ni ryari wiyumvishemo impano, ese byagenze bite? Murakoze. Njyewe nyine nyiri umwana nakundaga kuririmba cyane, mfite nk'imyaka 3 nasengeraga mu itorero rya Assemblée, nkajya njya kurwanira mikoro imbere kugira ngo ndirimbe, ariko ndashima Imana ko yazamuye impano yanjye, nkaba ndi muri groupe ya Moriyo Groupe, kandi nkaba nzi ko urugendo rwacu ruzagera kure kandi ndabyizeye. Ngo mumaze guhura nka Moriyo Groupe, mutangiye na repetition, intego yari amarushanwa I Am Song ari gukorerwa mu gihugu cya Korea. Mumaze kubona ko mwamaze kwakirwa muri ayo marushanwa, mwiyumvisha mute? Twarabyishimiye cyane, twumvishe ko nyine ari amarushanwa, tujyamo turatangira turakompeta na groupe nyinshi, nyuma twaje gutsinda, turabyishimira cyane, kugeza na n'ubu ngubu tugikomeje rwose turishimye kuko Imana igenda idufasha, ni byiza cyane turabyishimiye. Wow, Harriet aratubwira ni iyihe ntwaro mwitwaje kugira ngo mubashe kuba mwatsinda ibihugu bindi bigize isi? Navuga ko nyine atari ku bwacu, ni imbaraga z'Imana. Ku bwacu ntabwo twari bubasha, ariko kubera ko twari duhagararanye n'Imana yaradufashije tugera kuri iki gikorwa cyo kuba twahagararira u Rwanda, kandi turabishimira. Nta mbaraga nyine twebwe twakishoboza Imana itabidufashijemo, gusa nyine gufashwa n'Imana, ariko gufashwa n'Imana niko twakomeje nyine kugeza aho tuhagarariye igihugu. Murakoze cyane. Kugera aho muhagarariye u Rwanda rwacu rwose muri rusange. Mu Rwanda harimo amagurupe angahe Miriam? Ndumva ni amagurupe menshi cyane kuko buri karere kabaga gafite nka gurupe zigera muri 5. Ndumva ni gurupe nyinshi cyane mu turere 30 tw'igihugu cyacu, ni gurupe nyinshi natwe tutazi umubare. Imana yaradufashije hamwe no gusenga cyane, amasengesho, repetition nyinshi cyane, yaradufashije kugira ngo tugere aho tugeze ubu ngubu. Mu by'ukuri umuntu iyo ari kubareba babona muri bato. Debo, ufite imyaka ingahe? 15. Miriam wowe? Imyaka 16. Harriet? 18. Aha, mwese muracyari mu binyacumi. Ikigaragara nuko impano yanyu ari akabango gashobora kugera kure kurenza ibindi byose. Nuko reka twikomereze n'ikiganiro muri rusange, muraza kumbwira ubu ngubu muri gukora iki kugira ngo byibura u Rwanda ruzakandagire kuri tapi rouge mu gihugu cya Korea? Ubifitemo umuhate wo kutubwira natubwire nari?
tugomba gukora ni uguhesha ishema igihugu cyacu. Turimo turahatana kugira ngo tuzatambuke hariya imbere y'abakoreya, kandi turabizi neza nyine ko tuzatsinda kubera ko dushyigikiwe n'umwami. Turagira ngo tuzaheshe ishema igihugu cyacu. Nituba duhagaze hariya cyangwa se tunagiye, igihugu cyacu kizaterwa ishema nuko tugihagarariye. Nitugarukana igikombe bizaba ari intsinzi ndetse no ku gihugu cyacu. Abanyarwanda barabafasha iki Miriam? Murakoze. Icyo abanyarwanda badufasha, hariho abadufasha kudusengera, inkunga zigiye zitandukanye, baduha like kuri YouTube, turabashimira cyane. Natwe turi gusenga cyane kugira ngo Imana izadufashe kiriya gikombe tuzacyegukane, twaterwa ishema no guserukira igihugu cyacu cy'u Rwanda, byadushimisha cyane rwose. Mwebwe ubwanyu muri gukora iki Deborah? Icyo tugomba gukora ni ukwizera, tugakora repetition kugira ngo dutsinde. Ntabwo biba byoroshye guhangana n'abandi bo mu bindi bihugu no muri ibi bihe bya korona, ntabwo biba byoroshye, ariko twizeye ko tuzaca mu murongo neza kandi tukabasha guha ishema ryiza igihugu cyacu. Ariko se mu by'ukuri igikoreya murakizi? Turagerageza. Ngaho mwivugeho gakeya mu gikoreya twumve. 안녕하세요. 저는 반대의 데보라, 미리엄, Harriet, 입니다. 저희가 찬양할 수 있도록 기도와 구원에 보내주셔서 감사합니다. I am song 우리들의 희망 친구가 되어 주세요. 와우. ibyo ngibyo ntabwo nzi icyo bivuga. murakoze. nyine tuba twivuga dushimira Imana, dushimira Imana ko dufashije kugera muri aya marushanwa ya Amsong, niko aya marushanwa yitwa. Turashimira Imana, niko tuba tuvuga dushimira abadufashije kugira ngo tugeremo. Ndumva ari ibyo mu ncamake. n'igikoreya murakiririmba? Turakiririmba cyane. Mutwihereho, ngewe ndumva nta byo kuvuga ari bikeya. 나의 사랑하는 죄 이렇게 앉았으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 재밌게 듣더마 그때 질문도 내가 잊지 않고 기억합니다. 귀하다 우리 어머님이 도와주시도 재밌게 듣더마 이제 중에 있으니 이 손 열심히 살랄랍니다. 와우, ufite amajwi meza cyane cyane. Sinzi niba abantu badukurikiye bari kubasha kubyumva. Izi ni impano zigendera zigurisha. Niki mwasaba abanyarwanda ariko babaherwe? Abanyarwanda babaherwe niki mwabasaba? murakoze cyane. Twabasaba cya mbere ni ukudutera inkunga mu buryo bwo kuduha like na share, kuko after ibi ngibi nitumara gukora izi ndirimbo zikeneye kuzakoreshwa muri Koreya, zizatuma dutsinda aho muri Koreya, ni uko bazazishyira YouTube, noneho bamara kuzishyira YouTube tugatsinda bitewe n'ahoza n'ama comment mwateye, share, mugakanda like, mukadushyigikira. Nicyo kintu cya mbere dukeneye ubufasha bwanyu bwo kudutera inkunga muri ubwo buryo. Ikindi barumbwiye ku bantu bakomeye, abantu twifuza ko nyine bazadushyigikira tukazamura impano zacu tukazagera kure. Ikagera kure. Ko bizagarukira hano, nubwo twazava muri Koreya ntabwo twifuza ko bizarangirira aha ngaha. Turashaka kuzakomeza talent yacu. Mu Rwanda twakiriye abanyempano mujya kungana, barimo ba Vestina ndetse na Dorcas. Murabazi? turabakunda cyane. Murabakunda? Muba mwumva se ku rugero rwanyu nabo mwakigereranya gute? Murakoze. Kuba Dorcas
baramamaye imbere yacu kubera ko wenda Imana yabashyigikiye natwe kandi Imana yabashyigikiye natwe izadushyigikira so rero ikintu ba Dorokasi tubona wenda ni uko natwe Imana idufashije n'abandi abo baherwe bakadufasha n'abakire natwe twazamuka rwose mbese ubwo ngubwo ntacyo babarusha ntacyo baturusha kuko bararirimba natwe turaririmba ubwo ni igihe wenda cy'abantu kiba kitaragera natwe igihe cyacu nikigera tuzavuga ubutumwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Debo ninde muhanzi ufataho icyitegererezo? ni babiri ubwo wenda bavuga ngo ni umwe nyine iyo umugabo n'umugore babyita ngo ni umwe ni Daniela n'umugabo we. Aha duhe nk'akantu kamwe mu kagufashije mu byo baririmbye. iravuga ngo nyine ngo mana nta yindi mana nzakorera nta yindi mana nzapfukamira nubwo mwami Imana ushobora kuba utansubiza ariko nta yindi mana nzakorera ndirimbo ndayikunda cyane. Uku nguku urayivuze ariko nta yindi mana nzakorera nta yindi mana nzapfukamira nubwo utansubiza nzakomeza nkwizere. wow byiza cyane. Aha wowe se Miriam? Murakoze cyane njyewe umuhanzi wenda ni nka romodo wanjye nkunda cyane cyangwa se mwigiraho kuririmba yitwa Aline Gahongayire ndamukunda cyane niwe mfatiraho urugero nyine mu kuririmba. Indirimbo yo nkunda ni iriya bita Ndanyuzwe. Ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi nta rindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Hako mwamufashije tukumva akaririmbo ukuntu kaba karyoshye mu majwi yanyu yayandi yanyu mwese reka twumve. Ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi nta rindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Wow byiza cyane. Harriet wowe se? murakoze. Nanjye kenshi mpuriyeho na Miriam ariko hari undi romodo nkunda Diane cyane wo muri Healing Worship. Voice yiwe iramvura cyane. Ngakunda indirimbo yabo ivuga ngo nguri nyuma y'ijambo ryawe niryo wasezeranye Yesu no kubikora Yesu uzabikora uri nyuma y'ijambo ryawe niryo wasezeranye Yesu no kubikora Yesu uzabikora. Wow byiza cyane kabisa. Aha muramutse mugize amahirwe yo kwicarana na Aline Gahongayire niki mwamusaba nk'umuntu mu prefera by'umwihariko? Murakoze njye reka mvuge ko yakorera umudo wanjye turamutse duhuye natwe nka groupe yacu tukabona na Aline Gahongayire twamubaza nyine ibanga akoresha kugira ngo aririmbe neza kuriya n'ubuhanga akoresha akatwigisha kugira ngo natwe nyine turirimbe neza tunazamuke cyane. Murakoze ndumva ari cyo namusaba kugira ngo atwigishe natwe nyine tugere
yego mwebwe murakoze cyane. dukomeza n'ikiganiro ubundi ababyeyi banyu barabashyigikiye muri iyi mpano ya muzika? Ntabwo byoroshye ko ababyeyi bemerera abana by'umwihariko b'abakobwa kujya mu ruhando rwa muzika bakiri bato. Mwebwe barabashyigikiye cyane, baradushyigikiye. ntabwo umubyeyi yakubuza ugiye kuririmba gospel ari ugukora umurimo w'Imana, ntabwo yakubuza rwose, baradushyigikiye cyane. baravuga ati turabasengera, Imana izabafashe ibageze kure, nabo turabashimiye aho bari hose. Imana ibahe umugisha. aha ngaho rero turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. ndagira ngo mwongere munshyirire akandi kantu ku ndirimbo mwiyandikiye mwebwe ubwanyu. ntacyo na uri imbere yawe, ntacyo na uriye mu maboko yawe, wampaye umwana wawe Yesu arapfa kubw'ibicumuro byanjye, muri we hari mu bugingo, kuba mufite ntabwo banamba, muri we hari mu bugingo, kuba mufite ntabwo banamba, wamenye naraba mu nda ya mama, unyita izina rikomeye, wemeye gupfa kubw'ibyaha byanjye, urupfu rwo ku musaraba, ntacyo na uri imbere yawe, ntacyo na uriye mu maboko yawe, wampaye umwana wawe Yesu arapfa kubw'ibicumuro byanjye, muri we hari mu bugingo, kuba mufite ntabwo banamba, muri we hari mu bugingo, kuba mufite ntabwo banamba. murakoze cyane. Rero uramutse ufite icyo ushobora gufasha aba bakobwa uko ubona ari batatu ariko bagize itsinda rimwe rya Morio Group, ushobora kutwandikira kuri iyo nimero muri kubona aho hasi, uvuga uti reka mbateze intambwe runaka, watubwira rwose maze bikagenda neza. Turabashimiye rero, impano yanyu izatera imbere cyane kandi muzagera kure. Mugire amahoro rero. hari kubifasha gusaba hatuntu nyine kugira ngo impano imenyekane, abanyamakuru kenshi nibo babigiramo uruhare. turasaba nyine natwe badushyigikire, bizamenyekane ko tugiye guhagararira u Rwanda, ntibizamenyekane ko duhagurutse u Rwanda rutabizi cyangwa se butazi n'icyo tugiye gukora muri icyo gihugu. turagira ngo igihugu nyine nitumanukana igikombe kizamenye ko ari igihugu cy'u Rwanda, nyine tukizaniye, ntabwo kizaba ari icyacu. Byiza cyane. murakoze. nanjye icyo navuga, ngewe icyo nsaba abanyarwanda batubona cyangwa baduteze amatwi ni uko badusengera cyane, niyo nkunga njye nabasaba. amasengesho ntacyo biba bimaze, aba ari ibyo mu mubiri gusa. rero turasaba kugira ngo badusengere cyane, bityo bizaduteze intambwe yo kugera ku rundi rwego. murakoze cyane. ndabashimiye, mwabashije kumva impano zacu, mwakoze cyane. nanjye ikintu nasaba cyane ko mwakomeza kudushyigikira, mukadusengera, mukadufasha kuzamura impano zacu, muzaba mukoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. murakoze. Mugire amahoro.
nawe bye bye bye